Nta muntu uriho mu isi udafite ikintu azi cyangwa se ashoboye, yaba umukobwa, umuhungu, umugabo cyangwa umugore, ubana n'ubumuga cyangwa utabana nabwo. Niba Imana yarakuremye, bivuze ko hari ubumenyi runaka cyangwa ubushobozi ufite. Ntabwo Imana irema umuntu udafite ikintu azi cyangwa ashoboye. Ibyo bivuze ko umuntu uwo ari we wese ukwita ko nta bumenyi ufite, bisobanuye ko atazi uwo uri we. Ariko Imana umuremyi wawe irakuzi neza kandi isobanukiwe cyane icyo yagushyizemo. Matayo ibice 25 umurongo wa 14 kugeza ku wa 15. Bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. Aho umwe itarante 5, undi amuha 2, undi amuha 1 uko umuntu ashoboye, arazinduka. Nitwa Lucien Rusagiriza, mbahaye ikaze. Nyemerera nkubwire ko hari ikintu wifitemo muri wowe, kubera ko Imana ntiyigeze irema umuntu ngo ireke kumuremana ubwenge. Niyo mpamvu hari itandukaniro rinini cyane hagati yacu twebwe abantu n'inyamaswa. Mwibuke, hari ingero nyinshi dusanga muri Bibiliya zerekana ko umuntu afite ubwenge, hatitaye ku buzima ubwo ari bwo bwose yaba yaranyuzemo. Ndetse n'izindi ngero z'abantu bahari tuzi kandi twirirwa dukoresha bimwe mu byakozwe n'ubwenge bwabo. Muribuka inkuru ya Yosefu muri Bibiliya yera ivuga ko Yosefu yari afite ubushobozi bwo gusobanura inzozi. Mu gitabo cy'Itangiriro ibice 41 umurongo wa 15, Farawo abwira Yosefu ati, narose nanone ntawe ushobora kuzisobanura. Numvise abavuga yuko ubasha gusobanura inzozi bakurotoreye. Abasoma Bibiliya bose bazi inkuru ya Eliya w'Umuteshibite. Ubushobozi yari afite bwo guhanura bidasanzwe ku buryo niwe muntu wahanganye n'abarozi benshi ndetse n'imyuka yabo mu gihe cye. Ni nk'uko uyu munsi iyo uvuze Facebook wumva Mark Zuckerberg, wavuga Microsoft ukumva Bill Gates, bavuga amashanyarazi n'ubundi ndi kwifashira ntegura iki kiganiro uhita wumva Thomas Edison, kubera ko niwe watumye abaho ukaba uyafite iwawe. Oprah Winfrey kuva mu buzima butari bwiza yavukiyemo, ariko ntibyatumye ataba umugore wa mbere w'umwirabura w'umukire mu isi bivuye ku biganiro akorera kuri televiziyo yiwe. Ukuri nuko niba ushobora kubona icyo wifitemo, ntuzigera na rimwe ubabazwa n'abandi. Rero ibyo bituma utongera kureba ibyo abandi bafite, ahubwo wirebe muri wowe, bitume uvumbura ikintu wifitemo, mbese umenye icyo Imana yagushyizemo gishobora kuba ari igisubizo ku kibazo cyangwa umuti ku ihurizo ry'ibibazo by'abatuye isi. Mu yandi magambo, ubumenyi ufite si ubwawe gusa. Ubushobozi bwawe ni ikintu ukora kitakugoye, kikoroheye, kwa kundi ifi biyorohera koga amazi magari ndetse n'inyoni kogoga ikirere, ariko abandi bakagorwa cyane nacyo iyo bashaka kugikora. Impamvu abantu benshi bagikomeje kugorwa no gukora ibijyanye n'impano zabo, nuko izo mpano zabo bataziha agaciro. Uri ikigega kibitse iby'agaciro cyangwa ubutunzi, ubumenyi, gusa impamvu nta yindi ni ukugira ngo ubisakaze ku migabane y'isi. Nta muntu uzi ubushobozi bwawe kurusha Imana yakuremye. Kumenya ubushobozi n'imbaraga by'ikintu runaka ntabwo ubaza icyo kintu, ahubwo nyiri kugikora cyangwa kukirema niwe ubuze ubushobozi bwacyo. Urugero, nta muntu wumva neza Facebook nka Mark Zuckerberg, nta muntu wumva neza Microsoft nka Bill Gates cyangwa Apple nka Steve Jobs. Ni nk'uko Imana yonyine ariyo ifite ubushobozi bwo kumva no gusobanura umuntu. Yego, birashoboka ko abantu basuzugura cyane ndetse bagakerensa ubushobozi bwawe. Uko bakomeza kukwibazaho ntibikaguhungabanye, ndetse isuzuma isi gukorera ntiryakagombye kugutera ubwoba. Iyo niyo mpamvu nta muntu uzi ubushobozi wifitemo mu buzima kereka Imana yakuremye. Ndetse nawe ubwawe ntuzi ubushobozi bwawe, kuko uramutse ubumenye ntiwakongera kwitwara uko witwara ubu. Mwibuke Thomas Edison, uyu niwe ufatwa nk'umubyeyi w'amashanyarazi. Uyu nguyu yigeze gutsindwa isomo ry'imibare ari mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, ku buryo byatumye abarimu bavuga ko yari afite ikibazo mu mutwe cyaterwaga ngo no kuba yari afite ikibazo cy'ubukererwe mu mikurire. Gusa nyuma y'ibyo byose yavuzweho, yaje kuba umuhanga ukomeye cyane ku buryo ubu ngubu niwe ufatwa nk'umubyeyi w'imibare n'ubugenge, math physique. Dr. Ben Carson mu isi y'ubuvuzi afatwa nk'umuganga ukomeye cyane kandi wa mbere mu isi mu bijyanye no kubaga. Ariko uyu nguyu akiri ku ishuri yiswe amazina mabi yose abaho na mwarimu we. Ni nk'aho mwarimu we yari afite ijambo rya nyuma ku buzima bwe. Murabizi, abantu ni beza cyane mu gufata imyanzuro ku buzima bw'umuntu nk'aho ari bo barimye. Ariko uyu munsi Dr. Ben Carson ni umwe mu baganga bubashywe n'isi kubera ubuhanga bwe mu kubaga. Murumva icyo bisobanuye? Icyo bisobanuye nta kindi nuko nta geragezwa na rimwe ushobora gucamo
riri hejuru y'ubushobozi bwawe. Itangiriro igice cya 25 umurongo wa 23. Uwiteka aramubwira ati, inda yawe irimo amahanga abiri, amoko abiri azatandukana ahereye igihe azavira mu mara yawe. Ubwoko bumwe buzarusha ubundi amaboko, umukuru azaba umugaragu w'umuto. Ahantu dusomye haravuga kuri Esawu na Yakobo. Aba bombi bari bafite ubushobozi bwo guhinduka amahanga buri umwe ku giti cye, ariko Yakobo wenyine niwe waje kuba amahanga kuko yaje kwitwa Isiraheli. Bisobanuye ko Esawu hano yaje kurekura ubushobozi bwe. Bimwe mu bintu bibi cyane mu isi kandi bishobora kuba kuri buri umwe wese ni ukuba munsi y'ubushobozi bwe ndetse akaba adakora, ntarekure ubushobozi yifitemo. Ushobora kuba umuntu urenze cyane uwo uri we uyu munsi mu gihe wabaho ndetse ukanakora ibijyanye n'ubushobozi bwawe. Eliya yari afite ubushobozi bwo guhangana na Yezebeli, ariko kubera ubujiji bwo kutamenya neza ubushobozi yari afite, yabanje guhunga umuntu wagombaga kuba ari umuhunga. Abami ba mbere ibice 19. Nuko Ahabu atekerereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose, nuko yicishije abahanuzi bose inkota. Imana isaba Eliya gusuka amavuta ku bagabo 3 kubera icyo yari afite ngo nacyo agishyire kuri abo bagabo. Yehu, umwe mu bari basizwe amavuta, yaje kwica Yezebeli, wa mugore Eliya yahungaga. Abami ba kabiri ibice 9 umurongo wa 31 kugeza kwa 37. Abona Yehu anyura mu irembo, aramubaza ati, ni amahoro zimuriwe warishe shobuja? Yehu ararama areba mu idirishya aravuga ati, wo dufatanije ninde? Nuko abagabo 2 b'inkone cyangwa 3 baramurunguruka. Arababwira ati, nimumujugunye hasi. Nuko bamujugunya hasi, amaraso ye yimisha ku mazu no ku mafarashi. Yehu araza aramuribata, yinjira mu nzu, arafungura maze aravuga ati, nimugende murebe iby'uwo mugore w'ikivume mu muhambe, kuko ari umwana w'umwami. Nuko bajya kumuhamba, ariko intumbi ye ntibahasanga keretse igihanga cye n'ibirenge n'ibiganza. Bituma bagaruka barabimubwira. Aravuga ati, iryo ni ijambo Uwiteka yavugiye mu mugaragu we Eliya w'itishubi ati, mu gikingi cy'Yezereli niho imbwa zizarira intumbi ya Yezebeli, kandi intumbi ya Yezebeli izaba nk'amase ari ku gasozi mu gikingi cy'Yezereli, bitume nta wavuga ati, uyu ni Yezebeli. Ushobora gusenga usaba Imana ko ikiza umubiri wawe, mu gihe Imana yo yakugeneye ko ugomba kuzuramo imbaraga zo gukiza ukanabohora abo mu gihe cyawe. Ukuri gukomeye ahangaha ni uko abantu benshi batabaho mu bushobozi bwabo. Kugira ibyo kurya ndetse unahereza umuryango wawe ntabwo bivuze ko wahiriwe, ahubwo icyo bivuze ni ukuri kurwana n'ubuzima, kuko byitwa guhirwa iyo ugeze aho udahaza wowe ubwawe, ahubwo uba ugeze ku kigero cyo guhaza abandi. Ntabwo ugomba kubaho urwana n'ubuzima, ahubwo ugomba kubaho ubuzima bwo gutsinda no guhirwa. Birashoboka cyane ko waba umeze nka Hagari mu Itangiriro igice cya 21 umurongo wa 15 kugeza ku wa 19. Ya mvumba ishiramwe amazi, arambika umwana munsi y'igihuru cyaho, aragenda yicara amwerekeye, amuhaye intera nk'aho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati, ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru, ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari, aramubaza ati, ubaye ute Hagari? Witinya, kuko Imana yumva ijwi ry'umuhungu aho ari. Imana imuhumura amaso, abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuye ya mvumba, ayaramiza umuhungu we. Ahangaha Hagari yasabaga litiro imwe y'amazi, mu gihe Yesu muri Yohana igice cya 7 umurongo wa 38 avuga ko unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo azatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Avuga kuri isoko itemba yagenewe guhembura abo mu gihe cyawe. Mu isezerano rya kera Hagari yari afite isoko, ariko mu isezerano rishya Yesu yaduhaye imigezi. Muribuka ku murongo wa 19 mu Itangiriro ibice 21, Imana imuhumura amaso, abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuye ya mvumba, ayaramiza umuhungu. Hagari ntiyashoboraga kubona igisubizo kugeza igihe Imana yamufunguriye amaso. Imana ifungura amaso yawe wowe uri kunyumva kugira ngo ubone iby'Imana yagushyizemo. Ibi ngibi byigaragaza cyane iyo umuntu adukuwemo, kuko bisa nkaho tutaba tubuza umuntu nyirizina, ahubwo imirimo ye n'ubushobozi bwe nibyo tuba tubuza. Reka nabyo tubivugeho. Iyo umuntu apfuye aragenda akajyana ubumenyi bwe n'ubushobozi bwe byose, akajya gukungahaza irimbi cyangwa se hariya dushyingura abantu, hanyuma twebwe tugasigara mu gihombo.
ukunanirwa gukoresha ubushobozi bwawe bifite ingaruka rusange kubera ko uba wimye isi ibisubizo waremewe gutanga. Dr Miles Monroe yaravuze ngo ahantu hakungahaye kuri uyu mugabane w'isi ntabwo ari ku masoko Amerika ivomaho peterole muri za Kuwait na za Arabie Saoudite. Bishobora kugutangaza, aho hantu ntabwo ari kure y'aho dutuye kuko ni hariya dukunda kujya tugiye gushyingura abacu ku irimbi. Ibi ni ukubera ko muri ayo marimbi huzuyemo ibitabo bitigeze byandikwa, indirimbo zitigeze zumvwa, ibigo n'imishinga ikomeye itarigeze ibona ikwibaho. Yakomeje agira ati mu marimbi huzuyemo za bizinesi zitigeze zifungura, huzuyemo ubuvumbuzi butigeze bukoreshwa, ibitekerezo bitigeze bitangwa, iyerekwa ritigeze risohora, imigambi itarageze mu ntekerezo ngo ishyirwe mu bikorwa, intego zitigeze zuzuzwa. Mu marimbi huzuyemo abagore beza kandi bakomeye ariko bapfuye ari indaya, ndetse n'abagabo badasanzwe ariko bapfuye ari abasinzi ndetse baranabaswe n'ibiyobyabwenge. Ku irimbi ni ahantu h'ubukungu budasanzwe. Amarimbi yacu huzuyemo ubumenyi n'ubushobozi bidasanzwe, kandi ikibazo nuko biguma kwitwa ubwenge n'ubushobozi gusa. Wowe unyumva, kora ibishoboka byose utange ibyo ufite byose ubihe abantu kugira ngo batazagira ibyawe bijyahariye. Muratekereza iyi si yacu iramutse idafite internet, tudakoresha social media, Gmail, Google, satellite, telefone, imodoka, indege, amashanyarazi, computer ndetse n'ibindi. Ubu noneho murumva ububi bwo kunanirwa kugaragaza impano yawe iyo ariyo bikarangira upfuye ukayitwara. Mwibaze iyo isi iza kubaho itarigeze ibona umusaruro w'ubumenyi n'ubushobozi bw'aba bantu. Billy Graham, Dr Miles Monroe, Dr Ben Carson, Orville na Wright Brothers, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Nelson Mandela, Bob Marley, Lucky Dube, Mama Teresa, Don Moon n'abandi benshi. Ikintu giteye ubwoba mu isi si urupfu, ahubwo n'ubuzima umuntu abaho adatanga ibintu byose Imana yamushyizemo. Rero amarimbi ntakeneye ko abantu bakomeza kuyaha ubwo butunzi bwose, kuko rimwe na rimwe amarimbi akomeza kudutwara abantu bakomeye kandi bagikenewe. Imana igukeneye ko ukoresha ubumenyi n'ubushobozi bwawe byose kugira ngo ufashe abantu mu buzima, ku gihugu ndetse no mu gihe cyawe. Icyo Imana ishaka ni uko upfa nta kintu cyo gutanga usigaranye. Ikeneye kuva mu buzima kubera ko uzaba watanze ubushobozi bwawe mu gutanga ibitekerezo, mu kwandika ibitabo, mu iyerekwa, mu gukora umuziki, mu kugira ubuntu, mu kuvumbura no gukora udushya. Iyo niyo ntego y'ubuzima. Ibyakozwe n'intumwa ibice 20 umurongo wa 20. Kandi muzi yuko nta jambo ribafitiye akamaro nikenze kubabwira cyangwa kubigishiriza imbere ya rubanda no mu ngo zanyu rumwe rumwe. Gupfa ushaje ni byiza, ariko gupfa waratanze byose ntabwo ari byiza cyane gusa, ahubwo birahebuje. Ubundi gupfa nta kintu usigaranye bivuze iki? Ni ugukoresha ndetse ukanatanga ubushobozi bwawe bwose, kandi ibingibi nibyo bitwara umuntu bikamugeza neza ku muhamagaro w'Imana binyuze muri Kristo Yesu. Ni ibigukuramo ibikuzuye byose kugeza igihe nta na kimwe usigaranye. Ni ugushishikarira gutanga ibikurimo kugeza nta na kimwe bazagushyingurana nacyo ku iherezo ry'ubuzima bwawe mu isi. Iki nicyo bivuga gupfa watanze byose. Kunanirwa mu isi si ukunanirwa gukorera amafaranga, si ukunanirwa gushaka inshuti cyangwa kunanirwa kujya ku ishuri, ahubwo ni ukunanirwa guhinduka icyo Imana ishaka kuhinduka cyo. Nk'uko maze kubivuga, intego y'ubuzima si ukujya kwiga ku mashuri meza, kubona akazi keza, gutwara amamodoka meza ahenze, gukoresha telefoni ihenze, kurongora ndetse no kuba mu nzu nziza. Nubwo ibyo bintu ari byiza rwose, ariko si byo bintu by'ibanze ubuzima bushingiyeho. Ahubwo intego y'ubuzima ni ugupfa umaze gutanga ibintu byose Imana yagushyizemo. Umwami wacu Yesu Kristo yari afite imyaka 33 yonyine ubwo yavugaga ngo byose birarangiye. Yohana igice cya 19 umurongo wa 30. Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye, acurika umutwe, umutima uraca. Iryo jambo rihebuje mu gupfa. Ntiyigeze avuga ko ari we ubwiwe urangiye, kubera ko ntidupfa ahubwo turi imyuka ihoraho. Niyo mpamvu yivugiye ko birangiye. Ibyo yashakaga kuvuga ni ibi: natanze ibyo naziye mu isi gutanga, narangije gahunda yanzanye mu isi. Mu yandi magambo, yarangije gukora umukoro wari wamuzanye mu isi. Ntuzemere gupfa nka Metusela wagize igihe kirekire cyo kubaho ariko
utarigeze agira ikintu na kimwe akora. Uyu yabayeho imyaka 969, ariko ikintu kimuvugwaho yakoze muri iyo myaka yose ni ukuba yarabyaye gusa. Umaze kumva ibi, tanga ubushobozi n'ubwenge byawe ku bantu mu gihe uzaba uri ku iherezo ry'ubuzima, uzagenda ugiye guhinyuza ibituro n'amarimbi. Uzavuge nka Pawulo wagize ati, soje umurimo wanjye nagumanye ukwizera. Bivuze ko yatanze ibyo yari afite byose, ntacyo yasigaranye, yari yiteguye gupfa. Ugomba gupfa kubera ko nta na kimwe usigaranye cyo gutuma ubaho. Upfe ntacyo usigaranye. Ni inshingano zawe kuzirikana ubushobozi bwawe, rero ni wowe wo kubutunganya ukabutanga mu bantu cyangwa mu isi. Uri mu isi nk'umuntu ufite inshingano z'icyo ugomba kuyikoraho, ni ugutanga ibikurimo kubera ko ufite ubushobozi bwinshi. Ntacyo ubwenge n'ubushobozi biri mu muntu utagira inshingano bimaze, kuko ibyo byose bipfira mu mwijima. Ibi ni ukubera ko nta hazaza h'umugabo cyangwa umugore utagira inshingano. Umuntu niwe ubazwa ibintu byose biterwa n'ibyo ahura nabyo mu buzima bwe. Iyo yitwaye nabi uyu munsi, ejo ababazwa kandi agaterwa agahinda nabyo. Rero koresha imbaraga zawe zose uyu munsi kugira ngo ejo uzishimire ibyo wagezeho. Hari ibintu udashobora gukorera abandi. Urugero, niba umugore wawe atwite kandi akaba ari hafi kubyara, ntabwo bishoboka ko wamufasha kubyara cyangwa ngo umuruhure ubyare mu mwanya we. Uko waba ukunda umugore wawe kose, ntiwabyara mu mwanya we. Nicyo kimwe no mu buzima, nta muntu wabigukorera, ahubwo icyo ugomba gukora ni ukwishyira ku gitutu cyiza kugira ngo ugire icyo utanga mu gihe cyawe ku by'Imana yagushyizemo. Bityo rero no gukurikira Ngazi Yangu TV kuri YouTube ukumva ibiganiro tukugezaho, nabyo uba ukoze iby'Imana ishaka gukora. Nitwa Lucien Ruzagiriza, ndabashimiye.